ariko uriya muryango waratunaniye pe, waratunaniye rwose, ni ukuri pe, ahubwo dufite kubakorera ikintu, tugomba kubagambanira ku buryo bazicara hasi bakamenya yuko abantu bose ari kimwe. Uzi ko kubera ukuntu bagize bibwira yuko twebwe tutazakira, ndumva njyewe ntazi pe, ahubwo tugomba gushaka umuntu uzabidufashamo, akagenda akabiba ku buryo inzu asigaye yejeje pe, kwa kundi baba bavuga ngo bigirishijwe ngo mu tuntu tw'utumisiyo, akajyana n'umugore ugasanga urugo rusigayemo abana, uretse tuzabereka uko bizagenda, buriya ntabwo babizi. Dusubiye inyuma ho gatoya, haba hari umuryango wa Alex n'umuryango wa Theophile. Alex na Theophile baba barabanye bakiri abana, bakiri batoya, ari abantu b'inshuti bya hatari. Ubuzima buza guhinduka, Alex aza kuba umukire bya hatari, aza kuba umukire, akaza gukundana n'umuzungu, bikaza kuryoha cyane. Naho Theophile ubuzima buza kwanga, ntabwo burya muri iyi si amahirwe aba ari amwe, buri wese aba agenewe ibye. Theophile ntabwo ubuzima buza kumuhira, ahubwo aza kuba umuntu uri aho ngaho usanzwe, yego ntabwo aba akennye ndetse nta nubwo aba anakize cyane, biba biri aho ngaho, ariko Alex aba yarakize bihambaye, aba yarabonye ubuzima, yaragiye kwiga hanze, ubuzima bwaraje gucamo, akaza kubona umukunzi w'umuzungu, bikaza kuryoha cyane, ubuzima bwabo bukaza kuba bwiza, ariko Theophile bikanga. Niho umugore wa Theophile nawe aba ari inshuti na Alex, ariko kuri iyi si ntabwo amashyari ashobora kubura mu buzima, ntabwo bishoboka. Alex n'umugore we bahora mu ngendo bashaka ubuzima, bareba uburyo babaho, baba barabyaye abana babiri, umukobwa n'umuhungu, ariko kwa Theophile baba barabyaye abana benshi cyane, abana bagera muri 7, kandi nta n'ubushobozi bafite buhagije, ugasanga kubishyurira se cyangwa kubaha ubuzima bwiza biri kugorana, kuko abana ni benshi n'ubuzima bwabo ni buto cyane, buraciriritse. Ariko Alex abana 2 yabyaye yariteganyirije, abona uburyo abareramo neza, akabaha na buri kimwe cyose bifuza, kandi bigakomeza kugenda neza. Ibyo byose uko biba, umuryango wo kwa Theophile ntabwo ubyishimira habe na gatoya. Niwo muryango dutangirana nawo bari kuvuga uburyo ki bagomba kugambanira kwa Alex, bagomba kudatuma bishimaho n'umunsi n'umwe. Ibyo Theophile bikamushimisha cyane, ari umugore ukunda kumugira inama. Umugore we yagiraga ishyari bya hatari. Dusubire nanone inyuma cyane aho bishoboka. Umugore wa Theophile yigeze gukundaho Alex, ariko Alex ntibyavamo kuko yari afite inzozi nyinshi, ntibyari kumukundira. Yamubwiye yuko aba yihanganye, akabanza akagerageza uburyo ki yajya kwiga, nyuma yo kwiga azaza bakabiganiraho bakareba niba byakunda. Kubera pressure se cyangwa kumva yuko atagomba kumutegereza n'iki, yumvishe yuko agomba kumubabaza, akumva ko yashakana n'inshuti ye kugira ngo bikunde bimurye cyangwa se cyabimubabaze, ari kumva yuko bakundana, then azagaruke nawe afite pressure yo kuba yamukunda. Ibyo byose Alex yarabimenye yuko uwo bitaga nk'aho bashaka kuzakundana yagiye gukundana n'inshuti ye, aravuga ati okay, nta kintu bitwaye, n'ubundi ntabwo nari mfite pressure cyane, nibakundane kandi nta kibazo bintwaye. Ibyo byose umugore wa Theophile yabikoze azi yuko ari guhima Alex, ariko mu by'ukuri Alex ntacyo byari bimubwiye. Niho urukundo rwa Theophile n'umugore we rwatangiriye, baratangira barabana, ariko mu by'ukuri ntabwo babanye ari uko umugore wamukunze, oya, ahubwo yamukunze kugira ngo akunde arishe umutima cyangwa se yumve yababaza Alex, ariko bibi by'imfabusa, birangira yego abanye na Theophile, barabyarana, baragira ute, ariko mu by'ukuri ntabwo yari akunze Theophile, ahubwo yahoraga yishakira Alex. Nyuma yo kubona ko Alex yikundaniye n'umuzungu, ubuzima bumaze kuryoha, byaramubabaje cyane, yumva yuko atagomba gutuma yishima mu buzima bwe bwose bwa buri munsi.
ubwo ngubwo nibwo ubuzima bwakomeje, akaba ari nabwo batangiye kuzajya bamugambanira se, cyangwa umugore wa Tofili akagenda amubwira amagambo atari meza y'uburyo bashobora kugambanira Alex. Ubwo kwa Alex bari bafite abana babiri, bari bafite umuhungu n'umukobwa, bari bafite umukobwa witwaga Oren, naho umuhungu yitwaga Owen. Byari ibintu biryoshye cyane, byari ibintu ubona ko ari sawa, abana babayeho neza nta kibazo na kimwe bafite, biga mu bigo byiza, kandi nubwo yari yarashatse umugore w'umuzungu, bose bari bafite indangagaciro, bazi kwita ku bana babo, babaha buri kimwe cyose, ariko bakabigisha no gukora, kuko ibyo barimo ntabwo bazabihoramo, ahubwo hari igihe kizagera nabo bagashaka ibyabo ndetse bakagira n'imiryango yabo. Ubwo umuryango wo kwa Tofili wapanze uburyo ki ugomba kohereza umuntu ugomba kujya kubiba mu gihe abana baba bari mu rugo bonyine ndetse n'umukozi nta wundi, bo baragiye muri misiyo. Barabipanga neza, baba babazi kuko barabasuraga kenshi gashoboka, bazi ahantu hose, muri make nta hantu batazi mu nzu yabo. Ubwo ngubwo nibwo baje gushaka umuhungu witwaga Smith, bamuha ikiraka cyo kugenda akajya kubiba gusa nta kindi, ubundi ibikoresho yibye akabijyana aho ngaho muri urwo rugo rwo kwa Tofili. Bamubariye amafaranga menshi atagira urungano, baramubwira ati weho numara guhita ubiba byarangiye, tuzajya tugutegera indege wigendere uve mu bibazo by'inaha, twebwe dusigare turi kurwana nabyo. Smith n'ubundi yari yifitiye ikibazo cy'ubukene mu muryango we bitameze neza, ababyeyi batamukunda, kuko Smith yari yaravutse mu buryo budasanzwe, yari yaravutse nyine mu buryo butari sawa, bimwe baba bavuga ati baba baramuvumbye ku ruhande, ariko atari uwo muri uwo muryango. Ibyo byose n'ibyo bibazo byose bigatuma abaho nabi, yifuzaga buri kintu cyose yabona se, cyangwa opportunity, cyangwa se amahirwe yabona mu buzima, akigendera akajya ahandi agatangira ubuzima bwe. Ubwo rero kuba baramubwiye gukora icyo cyonyine, bakamubarira amafaranga akayabo, bakanamutegera indege akigendera, yumvaga ari ibintu biri sawa. Ubwo haciyeho igihe kirenga amezi 6, Smith bamushakiye ibikoresho byose, amamasike, imyenda y'umukara, ibintu byose, ku buryo ari bugende yiprotectinze, ku buryo nta muntu n'umwe ushobora kumubona. Ubwo igihe cyo kujya kwiba cyarageze, yagiye kwiba hashize nk'iminsi nk'itatu cyangwa se 2, yari itaragera muri 3, aho ababyeyi, umuryango wa Alex cyangwa se ababyeyi ba Oren na Owen bari bigendeye muri misiyo hanze, urugo rusigayemo umukozi ndetse n'abana. Oren ndetse na Owen nibo bari basigaye aho ngaho, ndetse n'umukozi nibo bonyine bari basigaye muri urwo rugo. Ubwo Smith yapanze uburyo agomba kuza kwiba muri urwo rugo. Yego niwe wari uhagarariye timu y'abagomba kuza kuhiba, ko ntabwo yari kwijyana, gutwara ibintu biri mu nzu biragoye. Icyo gihe bajya kwiba, ka Oren kari karwaye ariko kanze kubivuga, kari kagiye kwiryamira muri salo, ariho kiryamiye kari kureba televiziyo, ubona ko katimereye neza. Ubwo abandi baje kwiba binjira mu nzu nk'ibisanzwe, ubwo Oren agatotsi kari kamwibyeho gato, aryama yifubitse yibereye mu ntebe, arasinzira, telefone ayitereka ku ruhande. Smith niwe wabanje kwinjira mu nzu bwa mbere, yarebye umukobwa, umutima urikanga, yumva aramwishimiye, aragenda amukoraho, gusa ntiyagira ikintu amutwara, abura uburyo abigenza, yahise amutera agati, yamuteye akantu kameze nk'agaparufe k'umuti wo kumusinziriza igihe kinini. Gusa yahise afata telefone ye, asa nk'aho ayimushyira munsi y'umutwe, arangije ahamagara timu bazanye yo kwiba. Bariba koko, bariba inzu, baragenda barayeza, n'abandi bose baragiye babatera amapafume aho babasanze mu byumba, barabiba pe.
babona ntabwo inzu bashobora kuyimaramo ibintu byose ngo bishoboke, ahubwo baravuga ati mureke dutware ibifite agaciro kenshi gakomeye, nko gutwara amafirigo, bagatwara amamashini amwe ahenze, nicyo kintu cyonyine bishakiraga. Gusa nabo byarabagoye kugenda babiterura ahantu biri n'ahantu babyubakiye, byarabagoye cyane. Basoje kwiba bigeze nko mu rukerera hafi mu ma saa cyenda, Smith yabonye Oren aho aryamye, abura ikintu akora azunguza umutwe, yaramuteruye amuterurana na telefone ye, arangije aramujyana amushyira mu modoka inyuma ahantu hari sefu. Barangije baragenda, abantu bari bari kumwe na Smith barumiwe, bamubwira ati se boss ko twaje tuje kwiba nkaba mbona ujyanye n'umukobwa w'abantu, arababwira ati please mwe mukora akazi nabazaniye, ntabwo muzi impamvu njyanye n'umukobwa, turi kubyumvikana? Ego. Ubwo bafashe bya bintu byose barabifata baragenda, bagiye kugera hafi yo kwa Tofil, Smith yatumije akantu k'akamodoka gatoya ashyiramo Oren, arangije aravuga ati mwe muntegereje aho ku ruhande ndajeho gatoya. Nk'uko bari babimwemereye kwa Tofil, bari bakoresheje uburyo ki bwose bagomba kubona indege ijyana Smith ndetse bakamuha n'amafaranga yose bamwemereye. Baragiye bafata amakredi mu mabanki bashyirishamo ingwate imitungo yabo bari banafite, ariko kugira ngo gusa bakunde bihimure ku muryango wa Alex. Byari ibintu bibabaje kuko imodoka Smith yaragiye ayiparika mu gipangu aho ngaho. Tofil n'umugore we baje bari kwisetsa cyane, baravuga ati ntabwo twicujije kuba twaraguhaye akazi pe, ni ukuri ntabwo twishujije rwose, uri umuntu w'umuhanga pe. Ubwo bahise bamuha akamvelope, arafungura abona harimo amafaranga menshi, bamuha n'indi amvelope abona ni itike y'indege, baramubwira ati ufite kugenda, ndetse ikindi kintu twagukoreye kimwe cyo kukwishimwe, ufate umuntu umwe wumva ushaka umujyane, twabashakiye amatike abiri. Yarabashimiye, arangije abasigira imodoka arigendera, arababwira ati mumara gupakurura iyi modoka murayisubiza uyu muntu uyu n'uyu, njyewe ubu ngubu tuvugana ndagiye. Yaragiye ajya mu modoka yari irimo Oren, baragenda. Oren yaricuye yisanga ahantu atazi, ashatse kurira abona Smith. Mu by'ukuri Smith nubwo yari umujura se cyangwa yari yarakoze icyaha cy'indengakamere kingana uko, ntabwo isura ye yagaragaraga nk'isura y'umuntu w'umujura, oya, yari umuhungu mwiza mwiza w'ibigango, ntabwo yari inzobe, ntabwo yari igikara, mbese yari ameze neza, yari afite uruhu rwiza, si umuzungu si umwirabura, nyine yari afite uruhu rumeze nk'urw'abameti, rwiza cyane, ameze neza, ubona ko ari umuhungu mwiza pe, mwiza cyane. Oren yaramurebye nawe yumva aramwishimiye, arangije araceceka, arangije aravuga se ko mwanzanye hano nakoze iki? Ubwo ngubwo tugaruke mu rugo rwo kwa Alex, abandi bicuye hafi mu ma saa yine saa tanu ko basanga inzu irera, nta matelefone bafite, ntaki. Baravuga ati ibi ni ibiki? Bahita bajya gushakisha Oren, basanga ntawe, ubwoba burabica, barwana no gushakisha uburyo ki bajya guhamagara. Bamanutse bajya kwa Tofil kubasaba ubufasha nk'abantu bari bazi nk'aho ari inshuti zenda kumera nk'aho ziri close kuri uwo muryango. Bagezeyo basanga igipangu kirafunze, barasona banga kubakingurira. Nyuma umugore wa Tofil yaje gukingura asanga nibo. Barangije abo bana babonye imodoka iri gupakurura ibintu ariko ntibabyitaho, barangije arababaza ati ese murashaka iki? Sha twagize ikibazo, mwatubabariye mukaduhamagarira Alex n'umugore we ko twagize ikibazo, twabuze na Oren, ntabwo tuzi ibintu byabaye. Uwo mugore yarabasetse cyane, arabwira ati ko nta soni mugira, ubwo ngubwo muri aho nta na telefone mufite, nta niyo mwizigamiye, muri ibicucu pe, mugende mujye gushakira ubundi bufasha ahandi hantu, twe ntacyo twabafasha. Owen yarumiwe, yaravuze ati ntabwo bishoboka, ni gute abantu bitwa nk'aho ari inshuti z'umuryango dushobora kujya kubifashisha mu gihe mama na papa badahari bakatugenza gutya? Owen yararize atangira kwibaza aho mushiki we ari, biramucanga. Ubwo tugaruke kuri Smith ndetse na Oren. Smith yarambwiye ati umeze neza?
ambwira ati yego meze neza, hari ikibazo wagize? Ntacyo, uri kumva ushaka iki? Ndi kumva njye nshaka gutaha, ndabizi ko mu rugo bahangayitse kuko tutari kumwe, wambabarira nkagenda? Akambwira ati no, ntabwo uri bugende, ariko oya, ubu ngubu hano hari ibintu bibiri, urahitamo ikintu kimwe, hari ugusubira iwanyu ntacyo bitwaye, ikindi cya kabiri hari ukugumana nanjye ugakomeza ukabaho neza, gusa igihe kimwe nkuporomisinze ukazasubira muri famiye yawe. Ole narangije aramureba arambwira ati okay, none se nasubira mu rugo ariko basi ukampa nimero zawe? Smith aramureba arambwira ati no, nta nimero zanjye nguha, just you have to stay with me, ufite kugumana nanjye igihe gitoya, nta kibazo nzakugira, nta kintu uzaba. Yeah. Ole narareba akabona uwo muhungu ni mwiza, akabona n'ubundi yirirwa mu rugo nta kintu yemerewe gusohoka, baba bamufungiranye ibintu byose, arareba akabitekerezaho akanya gato akavuga ati okay, turagumana ariko nizeye ko utazamuhotera. Akambwira ati wigira ikibazo, uzamera neza. Ubwo ngubwo barangije ahita amubwira ati rero njyewe ntabwo mbi inaha, dufite kugenda. Akambwira ati okay, ariko uzandika mvugane na mama na papa? Arambwira ati nta kibazo rwose. Ubwo bahita bagenda bagahinduza amazina ku itike, bikabagora ariko bagahita burira indege bakagenda mu kindi gihugu. Ubu uko ari babiri baragenda, ntabwo baba barakamenyeranye, baragiye bashaka inzu y'icyumba kimwe na salo. Bwari ubuzima bugoranye cyane. Smith ashaka akazi, Ole nari aho ngaho nawe abona ntabwo akwiye kwicara mu rugo nk'uko yicaraga iwabo, abona ko hari icyo agomba gukora. Nawe aragenda ashaka akantu k'akazi gaciriritse ariko kamwinjiriza, ndetse na Smith babaho uko nguko, ariko buri wese umwe arara mu ntebe undi akarara mu cyumba, badashobora kurarana, ari abantu bahora baguruka badashobora kumvikana. Haciyeho igihe kitarenze nk'iminsi 5 baje kubona uburyo ki bahamagara Alex n'umugore we, bababwira ibintu byababayeho, baravuga ati nowe ntabwo bishoboka, mutwihanganire mu gihe kitaba ari gito turaba twabagezeho. Mu by'ukuri ba Alex bari abakire, ko bari babatwaye ibyo ngibyo, ntibari babatwaye amafaranga ndetse ntibari babatwaye n'ubwenge. Bahise batega private jet aba ariyo bazamo, baza bihuse cyane. Bageze mu rugo babona inzu irera, bibatera ubwoba. Ikintu cyababaje kurushaho ni uko babuze umukobwa wabo, birabacanga cyane. Umugore wa Alex yabuze ikintu akora, aravuga ati reka basi njye kwisurira abantu ba hariya kwa Tofili, basi nduke mu mutwe ndaza kugaruka. Aravuga ati okay, nta kibazo. Mu gihe umukozi wabo se cyangwa uwani agiye kubabwira uburyo hariya babagenje, banze no kubaha telefone ngo babavugishe, bahise bamuhamagara kuri telefone. Umugore wa Alex agenda ari kuvugira kuri telefone, babura uburyo babimubwira. Umugore wa Alex yageze kwa Tofili, asanga Tofili n'umugore we hari aho bagiye, mu rugo hari abana. Mu by'ukuri abana ntabwo bigeze bababwira ngo aba bantu nibaramuka baje mu rugo ntibazigere babafungurira. Binjiye mu nzu, baragiye baramukingurira, yinjira mu nzu aricara, bamuzanira icyo kunywa. Arebye ikirahure bamuzaniyemo biramutungura, ni ubwa mbere, ntabwo yari azi ko ahantu hora ugenda aba azi buri kimwe cyaho cyose. Arangije biramutungura, abona ibyo birahure bisa nk'ibye. Arangije aravuga ati ko nshaka kujya kuri tuwarete. Yagiye nko muri tuwarete ariko agenda ari gucekinga inzu yose. Yarumiwe, yararebye abona buri kimwe cyose kiri muri iyo nzu, abona byose, hafi ya byose nibye. Ntabwo ushobora kuyoberwa ikintu cyawe. Byaramucanze, byamuteye ubwoba, yasohotse yihuta. Mu gihe asohotse ari kwihuta abona asa nk'uwataye umutwe, yakubitanye na Tofili n'umugore we ku gipangu, nabo bahita bagira ubwoba bashaka kumukubita. we wageze hano gute, ibiki n'ibiki? Yarahagaze arabareba, yari umuntu udakunda kugira amahane, yarihuse cyane. Ageze mu nzira yumva ntabwo ameze neza, yahise ahamagara umugabo we Alex amubwira ati ntabwo meze neza, mbabarira unsange hano. Mu gihe Alex ari kuza yihuta cyane, babandi nabo bashatse gusubira inyuma
ngo baze bagire uburyo bamugirira nabi atagira ikintu avuga. Bahageze neza Alex nawe ahakandagiye babona nta kintu bafite cyo gukora, ahubwo umugore wa Alex akabagirira ubwoba akavuga ati mbabarira umfate batanyica. Navuga ati no, batangira kwisetsa n'iki. Alex yagize mu bwoba yahise afata umugore we amujyana mu rugo aramuryamisha amuha amazi araryama araruhuka. Mu gihe ari muri salo ari gutekereza, ubu Owen yaraje aramubwira ati papa uzi ibintu byabaye? Aramubwira ati se habaye iki? Amubwira story yose uburyo babiba n'uburyo byagenze bitari bimeze neza n'iki. Ababwira uburyo bagiye kubasaba ubufasha bakababwira nabi n'iki. Biramubabaza cyane aravuga ati nta kibazo bireke, uretse mama wawe nabyuka turabiganiraho. Ubwo bari baratanze ikirego ahantu hose yuko babuze umwana. Ubwo ngubwo mu gihe ari kuganira n'umugore we yamubwiye ibintu byose asanze kwa Tofil, ibintu byose biramurenga aravuga ati ntabwo bishoboka. Mu gihe ako kanya bari kubiganiraho bahamagawe na telefone iri emergency, barababwira ati turi kubona umwana wawe yarasohotse igihugu, yari ari kumwe n'umuhungu witwa Smith, ndabona aribo bantu bafite amatike yegeranye kandi ubona ko basa nkaho bajyanye. Baravuga ati okay, babaha adresse y'igihugu bagiyemo ariko ntibari bazi ngo bari kuba hehe. Ubuzima bwarakomeje byagezemo hagati. Smith yatangiye gukundana na Olen, barakundana bya hatari hahandi nta muntu ari gushobora kubatandukanya. Gusa Olen arabwira ati mama na papa kumbura ni ikibazo gikomeye, urabona ndi umukobwa umwe biragoye cyane se, cyangwa ndi n'umwana wa kabiri twenyine turi babiri mu rugo, basi reka nzabahamagare mbabwire ahantu ndi. Ambwira ati okay nta kibazo. Arangije aramubwira ati rero hari ikintu mfite cyo kukubwira. Ambwira ati urashaka kumbwira iki? Ubwo bahise bajya mu kazi mu masaha ya nimugoroba. Smith yaje gufata Olen ku kazi, baragenda bicara ahantu bafata agakofi baraganira. Arangije amubwira story yose, amubwira buri kimwe cyose, uburyo bamutumye, uburyo yagiye kwiba iwabo n'iki. Ari nabwo buryo nawe yamurebyemo akamwishimira bigatuma atagomba kumusiga, akaba aribwo yamujyana. Olen yarababaye aravuga turi umwana mubi, ni gute ushobora gutuma ibibazo biba ku muryango kuriya? Arangije amubwira ati windakarira, nanjye nabikoze ari akazi, nabikoze nshaka kwigendera, nakubwiye uburyo ki nari mbayeho muri famiye yanjye. Smith yamubwiye buri kimwe cyose. Olen agera hareba yuko arabibona yuko ntabwo yabikoze abigambiriye, nta n'umutima mubi bari bafitanye, ahubwo hari niho bari bafitanye umutima mubi. Ubwo ababyeyi ba Olen barabanje bita gushaka umwana kuko ibindi bintu nibishakwa umwana ntabwo yagira ikibazo ntabwo bari kongera kubona umeze nka we. Baramuhize bagera aho bumva bararushye, bagiye kurara ahantu muri hoteli. Iyo hoteli yakoragamo Smith niwe waje kubakira arabitaho abaha keya byose bishoboka. Alex n'umugore we baramwishimiye, bambwira turi umwana mwiza. Barangije bamuha agafoto, bambwira ati twabuze uyu mwana, nutubabara ukazamubona uzatubwire. Smith yarabibonye arikanga aravuga ati mana yanjye ndakora iki noneho? Ndakora iki? Ubwo ngubwo nibwo yagiye akareba Olen akamubwira ati iwanyu bari kugushakisha ndetse bari kurara no kuri hoteli y'aho nkorera, sinzi ngo bizagenda gute. Aramubwira ati waba ubaje? Ati baje kandi nabonye banyishimiye. Avuga ati okay nta kibazo, reka njye nzagenda njye kubareba ubwo bamenye neza ko ndi muri iki gihugu n'ubundi. Ubwo Olen yaritunganyije yambara neza, arangije aragenda ajya kuri hoteli. Smith aramubwira ati bari muri iyi chambre ntabwo barasohoka ariko irakinguye, bazi ko ngiye gukoramo amasuku, injiramo. Olen yinjiyemo, mama we yari asa nkaho asinziriye. Umugabo yabyutse ari we Alex ari kuri telefone abona umuntu arinjiye, arangije aramubwira ati bonjour. Akabimubwira ari kurebera muri telefone ko yumvaga ko ari Smith winjiye aje gukora amasuku nk'ibisanzwe. Ambwira ati papa what? Alex yarebye hejuru abona ni Olen yarahagurutse aramuhobera. Mu gihe yavuze papa icyo gihe n'umugore we yari yarangije kubyuka babona umwana wabo, barishimye baramuhobera cyane.
arambwira ati ese kuri muri iki gihugu byagenze gute? Arambwira ati mama, papa dufite kuganira bikomeye, tukaganira bihambaye, ariko ndabinginze mufite kunyumva kandi mukumva n'umuntu ngiye kubahuza nawo. Mu by'ukuri Alex n'umugore we nta mutima mubi bagiraga, baravuze ati turakumva mwana wacu, icyambere ni uko tukubonye umeze neza, wariye, nyine ababyeyi bari bahangayitse. Ubwo bagiye kuryama ari nimugoroba, Oren arababwira ati njye ndatashye rero namwe mugume aho tuzabonana ejo. Arababwira ati what, ngo uratashye? Utashye he? Ntabwo bishoboka, urarara hano kuri hoteli, turarane nta hantu uri bujye. Arambwira ati noma mwigira ikibazo, njye ndahari nta kibazo mfite, turabonana ejo mu gitondo. Akambwira ati okay, promise ko tutazongera kubura. Yego. Ubwo Oren yaratashye, yageze aho ngaho ku muryango asanga Smith yamutegereje, aramuhobera cyane, barangije baragenda. Ubwo ababyeyi be bari bamukurikiye inyuma babona ahoberanye na Smith, birabacanga avuga ati uriya mwana si we ra? Ubwo bahise binjira mu gatagisi baragenda barataha. Baratashye Oren aganiriza Smith arambwira ati rero reka tuzabwize mama ukuri na papa, nta mutima mubi bagira, bazakubabarira kandi bazahita bajya no mu mategeko bariya. Ikindi tuzahita tubaho mu mahoro nta kibazo dufite, nubwo wakoze amakosa bazagusabira imbabazi kandi ntabwo uzajyamo. Arambwira ati okay, nta kibazo, ubwo ejo tuzajye kubaganiriza. Ubwo bagiye kubaganiriza biryoshye cyane, baraganira bihambaye. Gusa batarababwira ikintu cya nyacyo nibwo bashimiraga Smith, bakambwira ati wakoze kutuzanira umwana, n'umwana turamukunda cyane, tuba twumva kumubura ari ikibazo gikomeye cyane. Arambwira ati nta kibazo, njye nta mutima mubi. Ubwo Oren yarebye mama we areba na papa we, arangije arabwira ati papa tugiye gupfukama tubasaba imbabazi ndetse tubabwire na buri kimwe cyose. Arabwira ati no way, ni gute mushaka kudusaba imbabazi? Muhumure nta kibazo, mutubwire munice. Aravuga ati no, ntabwo bishoboka. Ubwo Smith na Oren barapfukamye basaba imbabazi, bababwira story yose, uburyo byagenze, uburyo kwa Tofili babagambaniye, ibintu byose barabibabwira, bababwira buri kimwe cyose, n'uburyo Smith yahise yikundira Oren, akatamusaba ati reka tujyane, ariko one day uzaba wemerewe guhamagara ababyeyi bawe n'iki. Barabibabwiye. Umugore wa Alex yararize aravuga ati ntabwo nari nzi ko inshuti nka ziriya zishobora kutugenza kuriya. Byaramubabaje cyane bikomeye. Arangije arababwira ati murakoze kuduha amakuru nk'ayo, ariko namwe mwakoze ikosa ryo kugenda mukava mu gihugu n'iki. Ariko nanone bagira barabyumva yuko iyo baguma mu gihugu byari kugeraho bikagenda nabi. Ubwo Oren nibwo yahise ababwira ko yabonye akazi nubwo kari gaciriritse, bababwira uburyo babayeho, ababyeyi birabasetsa cyane. Arabwira ati nyine courage, gusa nyine tuzabafasha, mukomeze mubeho neza, si na ngombwa yuko mugaruka hariya, tugiye kugenda twite kuri biriya, ibindi bizagenda neza. Barabashimiye barahoberana. Ubwo bahise babasinyira sheke y'amafaranga menshi cyane, barababwira ati mugende mutwereke ahantu muba. Bagiye babereka ahantu babaga mu gashamparete n'iki, babona si sawa, baragenda babashakira inzu nziza ubona ko igaragara. Smith ndetse na Oren bahise babasabira akazi kuko bari abantu bakomeye, ahantu hose babaga bafiteyo connection, babashakiye akazi, baragenda babaho neza. Bababwira ati rero tuzagaruka, bye turagiye. Gusa byarabatonze kubona basiga umukobwa wabo, ariko mu gihe bumvishe story yabo n'uburyo bari babayeho, bumvaga ko nta kibazo, ndetse banizera Smith, baramukunda cyane. Ubwo basubiye mu gihugu babagamo, baragiye bahita batanga ikirego. Ubwo bari bafite umutangabuhamya ari we Smith n'umukobwa we, gusa babagumisha aho ngaho biri prive, bereka ko batanigeze banababona. Baragenda, ubona yahoraga batesha umutwe, babwira ati se sister wanjye ari he Oren ko mukumbuye? Bambwira ati humura twaramubonye kandi ameze neza. Ubwo ngubwo baragiye batanga ikirego, barega ba Tofili, bahise babakurikirana bareba buri kimwe cyose. Iyo waguze ikintu kiba kigaragara kinafite ibintu wabiguriyeho n'iki, n'amafagitire n'ahantu wakiguriye n'ibiki, ibintu bikiranga byose, basanga ibintu byose bafite si ibyabo. Byari ibintu bikomeye. Bahise bafata Tofili n'umugore we barabafunga,
barakomeza bakurikiranwa mwaho ngaho bisanzwe, bashatse kwigira abantu barenze bavuga ati twebwe turajurira turakora iki, bahise bazana umutangabuhamya ari we Smith ababwira uburyo ibintu byose byagenze, nibwo bahise babakatira imyaka 30 yo guhemuka se cyangwa yo kugambanira, bahita babafunga. Smith yarebye Alex arambwira ati ntago nari nzi yuko inshuti yanjye twakuranye ishobora kungenza gutya. Alex yaramurebye araseka arambwira ati nanjye ntago nari nzi ko ushaka kungambanira ndi mu kazi ukanarenzaho no kudaha serivisi abana banjye kugira ngo bakunde bampamagare menye ibintu byabaye. Gusa njyewe ikintu ngusezeranyije ni kimwe, ntabwo ngushyizemo aho kubw'ubundi bugomeke se cyangwa iki, ngushyizemo aho ngaho kugira ngo umenye agaciro ko kutagambanira, ariko abana bawe ngiye gushaka uburyo ki babona imiryango ibafasha, bagende babafashe se cyangwa babiteho, ariko nta kindi rwose. Umugore we yarumiwe yaratakambye biranga, bari babakatiye, ubwo abana bahise bagiye babajyana babagabagabanya mu miryango, bagenda banabashakira aba sponsor n'iki birarangira. Ubwo Smith nawe bashatse guhita batanga ikirego ngo ujya bamufunge. Alex aravuga ati ntabwo bishoboka, uyu nguyu we niwe mutangabuhamya wacu, baramubwiye ngo aze abikore, abikora nk'akazi kuko yari afite ikibazo, rero nta mpamvu ihari yo kuba mwamufunga, ndetse anatanga n'amafaranga menshi kugira batamufunga kuko yari yarangije kubona ko akundana n'umukobwa we. Hashize igihe kitarenze nk'umwaka, ubuzima bwari bumajije kuba bwiza, Smith asigaye akundana na Oren bihambaye, noneho byeruye byiza bisesuye, ubona ko baranaberanye cyane, baje gukora ubukwe buryoshye, ubona ko ari ubw'abana bameze neza, byari biryoshye cyane. Ubwo ngubwo ubuzima bwarakomeje, bakoze ubukwe barakundana, bakomeza bibera mu gihugu babagamo, ababyeyi nabo basigarana na Owen. Mu buzima hari igihe ugira inshuti ukagira ngo ni inshuti yawe ubuziraherezo, ariko ari imwe yayindi ikugambanira. So mujye mugerageza, ikintu mwakora muri iyi nkuru, mujye mugerageza kugira amakenga mu byo mukora byose, kuko abantu ni ba nta munoza, nta muntu uzishimira iterambere ryawe n'umunsi n'umwe. Niyo mpamvu uba ukwiye kuba maso igihe cyose. Mukore subscribe, ndabakunda cyane, share and comment.